Mwaramutse neza mwese. Mwaramutse. Ni amahoro. Turi amahoro, turashima Imana. Nimuramukanye mu izina rya Yesu. Yesu ahimbazwe. Amen. Nagiraga ngo niba mubinemereye tubanze twakire umushyitsi mukuru waduteranije. Hari igihe abantu bakomeza bakareba ba Suletanda, bakareba ba Bishopu, ariko muri abo bose ntitwateranye mu izina ry'umwe muri abo ngabo. Twateranye mu izina rya Yesu. Bari kumuhereza amashyi menshi. Hallelujah. Kana Yesu. Duhimbaje Imana kuba hano. Tubivuga mu kwezi k'umunani byari nk'amateka, ariko Imana y'ubuntu yongeye kutubonanya, ihabwa icyubahiro. Haleluya. Twabaye mu byiza byinshi, haza gukomezaho umugambi nguko tuzakomeza kubibamo nanone nkacyagiye twabibereyemo. Ariko twabivuze cyangwa byavuzwe tutazi abazaba bahari, abazabonana uwo munsi, abazaterana uwo munsi. Kubera iyo mpamvu wowe Imana yahaye umwanya, ikaba ari ifite umugambi w'uko n'ubundi uzaterana mu giterane cy'abayumbe kuri uyu mwaka. Nagiraga ngo uhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Barikiwe milele na milele. Mana yacu ihabwa icyubahiro rwose. Tunayishimira by'umwihariko ko yatuboneye umwanya wo guterana namwe. Hari igihe abantu bajya bakenera gukora ibintu ariko bakabura umwanya. Hari igihe umwanya uzuboneka ukabura abo gukoramo. Ibyo byose birashika mu bantu, ariko twebwe rero umugisha twagize uyu munsi, umwanya wabonetse, abawukoramwo babonetse. Imana ibaduhera umugisha. Haleluya. Haleluya. Twishimiye kubana na buri wese hano mu izina ry'abashyitsi bose batabona umwanya wo kuvuga. Dushimiye abayumbe ba Rubavu, dushimiye abungeri ba Rubavu, dushimiye abakristu ba Rubavu bose, dushimiye umuntu wese wagize uruhari kugira icyo akora muri iki giterane cy'uyu mwaka. Ariko kandi tutareka gushimira abateranye. Imana ibaduhera umugisha mu izina rya Yesu. Hari abo twateranye umwaka ushize, hari abandi bashya twungutse. Ngo rero twabonye andi maboko, ntitwareka kubishimira Imana. Uyu mwaka ushize twari dufite intego ivuga hejuru yo kwezwa. Twamara kwezwa, Imana igakora ibitangaza. Ibitangaza bijya bikorwa, rimwe Imana ibikoresha abantu, rimwe bishobora kuba ari impano abantu bafite zo kubikora, irindi Imana ibikora kubw'icyubahiro cyayo, kuko yavuze mu bimenyetso n'ibitangaza bizakurikirana n'abizera. Ariko icyo nshaka gusa kugira ngo mbone kuganira ni ukukubaza ngo ese uyu mwaka wose turangije ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe n'ibihe? Ureka iby'abarwayi, nimutanabasengera bazoja mu bitaro. Ureka ibindi, ubuzima bwawe ugatekereza uti kuva dutandukanye wa munsi Imana yakoze igitangaza mu buzima bwanjye.
niba nta kirakora uyu munsi noneho dutangizanye. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Turi kumwe, haleluya. Njye mbasezera hano nabasomeye ijambo ryo mu Efesi ibice 4 umurongo wa 27 uvuga ngo ntimubererekere Satani. Turakomezanya nawe niba utarabereretse, ariko niba waranabereretse haracyari umwanya wo kugaruka ugasanga Yesu. Imana ikuduhera umugisha. Kuza hano ariko muba dushimira Bishop wabaye umuyumbe nubwo bamushimiye agakomeza akaba umuyumbe, iwe ntitwamushimira natwe abashyitsi. Imana ikuduhera umugisha. Numvise ba Revera Masumbuko babagabira abayumbe. Hari inka zimwe bajyaga bita ngo ni umwinyage, ariko nubwo mbivuze gutyo siko bisa. Ni inka itigenda vuba ikaja ahantu hari ikinyago, ariko twese ko twagiye. Twebwe ndibo tugabira abayumbe. Twebwe tuza tubyara abayumbe. Hawe uvuga ngo tugabiye abayumbe kuko abayumbe twababyaje ubutumwa. Narivuze ko tuza hano tujya duhura n'amagambo bakabaza ngo ese ngo mugiye Rubavu wari bande babatumiye. Sinzi namwe Revera Mudaheranwa wari buri mgura nacyo. None mureke tubishyira ahagaragara kugira ngo dukure abantu mu rujijo, dukure n'abantu mu rugambo. Sava encore. Amen. Amen. Jewe nakubwiye ngo mu wawe niba ushaka ko nzokubwira Yesu nabonye uzampamagare wenyine utarinze no kwiyambaza abandi. Yego. Iyo anketi ni iki? Ko transfer ari iza yanjira kuri centre de santé. Ngo zizozamuke. Ngo zigere muri hospital general. Iyo anketi ni iki? Sava. Bwana sifiwe. Nuntumira mu wawe. Umuyisilamu nantumira. Akambwira ngo nkeneye kubona Yesu wabonye. Nzagenda mu nzu ye. Hallelujah. Ta transfer ndiho. Tumufana utukufu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wese ni bande baba batumi. Icyakabiri. Hari abantu bari mukubwira ngo turi mukuza kugira agashesho n'abayumbe. Ninde wabwira ko turi abagabo bagashesho? Tujesha nabandi. Tusheshera iki? Twaje guteranya amakanisa. Ninde wakubwiye ko tuba duteranye? Tituri interanye. Tujya twumva ko Amen. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ayigondera ryavugiye tugatabara. Hallelujah. Mutarize ngo anketi. Ta transfer tuzaka. Oya, ubutumwa bwiza. Abandi barabujana bakabukubitirwa. Reka mbabwire icyatumye twabukinyeho nuko bari mu kuduhereza mama no tukaja ku mahoteli. Ubutumwa bwiza abandi barabukeneye baza agaciro kabo. Kweli. Ko ni bande babatumiye. Ubundi se wowe kwimuhaye uvuga ngo abandi babatumiye wowe urinde. Gitumuza ubaza abandi ngo ni bande wowe urinde. Uri umuntu kabandi. Ikindi rero vuga niba tukiriko tuja mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya.
niba ariyo tukiri ko turi ngo muzamuja muri rusengero ngo nje ntitwaduhuza narwo turaza kuganira umwuka we umukristo wuzuye umwuka wera umukristo wuzuye umwuka wera ngo buriya ntitwaduhuza reka mvuge naka nambaboneye ngo muzamuja muri bariya bayumbe ngo kandi bataje bahuza n'abandi niki gitabo bataje muhuza n'abandi kasi niki gitabo bataje muhuza n'abandi reka turivuge dusiga turitambutse utaje uhuza n'abandi ugenda uhuze n'abandi ariko n'uwo nawe akenere guhuza n'abandi aba bakristo mubona abantu bakunda ngo bagire umuyobozi mubi banzamurira urutoke bakunda ngo bagire umuyobozi mubi abakunda ngo bagire abayobozi beza bakabazamura amaboko hari ibyo njya nibaza umuntu akavuga ngo akeneye ngo abone umuyobozi mwiza ariko we kugira ngo abe mwiza niba mushaka abayobozi beza bayumbi haleluya nimubanza urwanya uruhare tutarakora ibyo dushoboye gukora twimiriye Imana gukora nitumara gukora ibyo dushoboye urwacu uruhare tukarukora Imana iri tayari yiteguye gukora kuyobora abayumbe kuyobora abapasiteri tuzagira abapasiteri beza ariko mwatanze isezerano we Imana ibahereza umugisha haleluya Bwana asifiwe kuyoborwa n'umwuka ariko nimukubona abantu bavuga bakarenza umwanya batarasoma Bibiliya ndabitinya umuntu akabwiriza akarangiza adasomye Bibiliya tujuru uzurya ibiza kurya bitarunze ibijambo umurongo w'ijambo ry'Imana umuntu banguse gusoma nadusomere tubona aho duhera Imana ibaduhera umugisha mu izina rya Yesu twongeye kubakira mwese ni haleluya harabamerewe nabi se Bwana asifiwe abamerewe nabi birege ubwira uwo mugenzi wawe mwicare ngiti ikintu cyari kimbabaje ni kuraho igihe cyo kugendererwa n'Imana cyabaye soma ijambo ry'Imana ku muntu bangutse abaroma badusengeye nta yindi mpamvu kandi twarabisengeye njye n'uba pasiteri mudaheranwa akunda kubivuga ati twaje twarasenze narivuze ko ari igitabo cy'abaroma ibice 8 umurongo wa 14 15 16 umuntu bangutse gusoma reka dusome mu izina rya Yesu soma mu izina rya Yesu Bibiliya iravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose yego nibo bana b'Imana kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba amen ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti aba data umwuka w'Imana ubwe ahamana n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana amen komeze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 umurongo wa 12 n'uwa 13 ubutumwa bwiza bwa Yohana ko bwanditswe na Yohana 16 12 turangize n'uwa 13 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 12 aho Bibiliya iravuze ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi yego ariko ubu ntimubasha kubyihanganira yego uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose
kuko atazavuga kubwe yego ahubwo ibyo azumva ibyo yanumvanye nibyo azavuga haleluya kandi azababwira ibyenda kubaho. amen Amen. haleluya. Rangiriza mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 n'uwa 17. Igitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 ndetse n'uwa 17. Abagalatiya Deka soma Abagalatiya ibice 5 16 na 17. Bibiliya iravuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka yego kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. haleluya. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Amen. Amen. Imana iguhereza umugisha n'ubusoma neza cyane. Amagambo batubwiye turi buganire nayo dusomye kandi ndavuga gahoro kurenga si uguhinguka. Twarirutse twakoze igisirimba ariko tugeze mu mwanya umugaragu w'Imana Yoheri yavuze wo kujya turota. Turakuze tukajya tuvuga gahoro mukagiraga ngo abantu n'ubunebwe bwabaye. Ntabwo agice bwo gatsindwa n'urutege rukeya ariko turi kumwe. Amen. Haleluya. Bakimara kutubwira ko tuzaganira hejuru yo kuyoborwa n'umwuka, nabonye iryo jambo ryari rikenewe kandi ryampaye gusoma Bibiliya umwanya uhagije kubera ibibazo naringiranye iminsi, ariko Imana ishimwe ko tubabonye. Bwana sifiwe. Naha tubaboneye. Mureke tuganira ayo magambo ariko umutima mwanya nzabona niba nzabona n'ubundi nta mpamvu ntanawubona ariko ntuzumwuka. Hanyuma ya makuru muyajane kandi abantu ko barayabona. Natekerejemo amagambo 3. Icyambere ndavuga impamvu zituma dukwiriye kuyoborwa n'umwuka wera. Impamvu zituma dukwiriye gukenera kuyoborwa n'umwuka wera. Ndavuga icya kabiri. Umutwe w'ibyo tuganira mbabwiye sinzi ko bivuga ubunye. Icya kabiri ndababwira umuyobozi uwo ari we n'icyo abarusha abandi. Kugira ngo bakwemerere uyobore ugomba kuba umeze gute n'igituma bakwemerera ukayobora. Nitubona umwanya tuzaganira akamaro ko kuyoborwa n'umwuka wera. Tukomeje kubona undi mwanya tuzavuga n'umusaruro dukuramo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turi kumwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Uzi ko igihe kimwe abantu baje baturana batabanye, ikindi gihe ukagira ngo muri kure ariho mubanye. Kubana ni uguhuza umugambi, ni ugutekereza kimwe, ni ugukora kimwe, ni ukumva kimwe, ni ugufata umurongo umwe. Icyo gihe rero ndabasaba ngo mu izina rya Yesu nimuze tubane mu ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Tubane mu ijambo ry'Imana. Nababwiye ngo tuganire, tugire amafundisho, tugurane. Turi kumwe n'abantu bagishoboye baraza kubwiriza, ariko njyewe ndagira amafundisho. Impamvu tugomba gukenera kuyoborwa n'umwuka wera nuko hari ubuyobozi bwinshi bwaye bukugwaniramo.
waje kumva neza, waje gutekereza, waje kuba uri umukristo wawe uja mu ijuru, bigatuma uhitamwo kwemera ko ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Utese ubwo buyobozi bundi n'ubuhe? Muzi abantu Satani ahaye akoresha, ibyo bahaye bakora, kandi barabikora amanywa bakabikora ijoro, kubera ubuyobozi bwe abemeye akabayobora. Hari abantu bayoborwa na kamere nk'uko Pawulo yabivuze, baje bakora ibintu ugatangara, ariko tuzabivuga neza tugeze igihe cyo kuyoborwa n'umwuka wera. Amen. Abasaza, haleluya. Bwana asifiwe. Tuzabivuga neza ido nido tugeze mu gihe cyo kuyoborwa n'umwuka wera, ariko ndacyahaye mvuga impamvu zituma ukwiriye kwemera mbere. Ikindi gihe abantu bayoborwa n'amarangamutima yabo. Ikindi gihe bayoborwa n'imyuka utazi. Iyo abantu baje kuba